Reka tuguhereze ikaze ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi tuje kuguhereza amakuru ndetse n'inkuru nyamukuru ikomeje gucicikana hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni inkuru yibanishwa ry'urubanza rwa Yamano uzwi cyane cyane nk'umuhanzi ariko ku mazina ye y'ababyeyi yitwa Uwarizagwira Florien. N'umwana wirwanyeho, n'umwana ndetse ukiri muto cyane kuko yavutse mu mwaka w'2005. Bisobanuye ko uyu munsi wa none afite imyaka 21 y'amavuko. N'umuhungu wavuye mu ntara aza mu mujyi wa Kigali kwihigira ubuzima, ndetse aho azwi nk'umuhanzi uzwi kwandika ndetse ufite indirimbo nziza kandi nyinshi zitandukanye. Turebye ku mateka ya gatoya, n'umuhungu wagiye gukora ibitaramo byinshi bitandukanye hanyuma mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko igitaramo cyamugize umuntu udasanzwe n'igitaramo yakoranye, n'igitaramo yatumiwemo no bita The Ben, cyabaye ku itariki ya mbere y'ukwa mbere mu mwaka 2026, cyo bita Near the Groove, kimaze kumenyerwa no mu Rwanda. Yamuhayemo umwanya gato cyane, ariko yaretse abanyarwanda icyo ashoboye, yeretse abanyarwanda ko afite itandukaniro. Dukomejeho gatoya tugiye ku ndirimbo afite, harimo indirimbo afite iyo bita Uwarizagwira, indirimbo yamamaye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Indi ndirimbo kandi yamamaye ni indirimbo yakoranye n'uwo bita Papa Cyangwe, ni indirimbo bita Ngo. Indi ndirimbo kandi cyana cy'inzobe ndetse n'izindi nyinshi cyane zagiye zamamara, nawe wagenda utubwira muri comment akarimbo ke wakunze. Reka dukomeza noneho. Ubu Yamano we yarasigaye abana n'umugore ariko mu buryo butemewe n'amategeko, ariko babanaga mu buryo bo ubwabo bumvikanyeho kandi bishimira. Nyuma yaho gatoya haje kugaragara amashusho yabo y'ubwambare bari mu bikorwa by'abantu bakuru, ndetse bo bavuga yuko bari babyumvikanyeho kandi amategeko arabyemera. Wowe n'uwawe mu byumvikanyeho nta kibazo, kuko ntabwo bizabikurikiranwaho n'amategeko. Ariko nyuma haje gukurikiranwa abayashyize hanze, ndetse babasha gukurikiranwa. Bamwe ubu tuvugana bari mageragere, ariko abandi bataje guhamwa n'iki cyaha bo bibereye mu buzima busanzwe. Nyuma y'ibyo kandi yakomeje kubana n'umugore we, rwose bibanira neza. Ariko nyuma ho gatoya, nyuma mu minsi ishize rwose, hari hakomeje kugaragara inkuru ivuga yuko akubita umugore, ndetse umugore aza gutanga ikirego ku rukiko, ndetse yaza gutanga ikirego no kuri RIB. Yamana aza gukurikiranwa, nyuma aza gufatwa, arasuzumwa, ndetse hariho n'ibyaha bimwe na bimwe byagiye bikomoka ku cyaha yari yakoze cyo gukubita umugore no kumukomeretsa. Haza kugaragaramo ibindi byaha ubu kugeza ubu yashinzwaga. Ubu tuvugane yashinzwaga ibyaha 7 nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Dr Murangira BTR. Yavuga yuko ashinzwa ibyaha 7, ariko mu rukiko uyu munsi ku itariki ya mbere ku itariki 2 z'ukwa gatandatu, Yamano yaburanye ibyaha 6 mu byaha 7 yashinzwaga. Turaza kureba kimwe se kubera iki atakiburanye, ni yihe mpamvu atakiburanye. Reka tukwibutse wowe dukomeje kubana umunsi ku munsi, niba wakwiye subscribe, it's very good. Nawe nimba utarayikora, it's your time to do it right now. Nawe reka dukomeze noneho. Uwo tukiri kumwe nkubwira ingingo yararimo ashinzwa cyangwa se ibyaha byavuye mu iperereza nk'uko RIB yabitangaje. Icyaha cya mbere yashinzwaga cyari cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Icyaha cya kabiri, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi. Icyaha cya gatatu yaregwaga kunywa ibiyobyabwenge. Ikindi cyaha yaregwaga cya kane ni cyo kubwinjira cyaha ku cyaha cy'ubwicanyi. Icyaha cya gatanu, gukoresha imvugo zivangura, ariko iki ngicyo tuza kukigarukaho by'umwihariko kuko cyo ntabwo kize kibonekamo. Ikindi cyaha yaregwaga cyari icyaha cy'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko, gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko, nacyo yararimo agishinzwa. Dukomeje kandi kuri buri cyaha noneho tugende tureba uko bagiye bakivugaho, ndetse n'itegeko rigihana nuko bigenda gake gake. Ariko tutaragaruka kuri buri cyaha n'icyo yagiye akivugaho, Yamano ubwe yagiye avuga kuri buri cyaha, ndetse yagenda nakisobanuraho. Ariko mbere ho gatoya,
umugore Yamano yari afite urupapuro umugore yari yamuhaye rugaragaza imbabazi yamuhaye, anavuga yuko aramutse arekuwe bakongera bakabana amahoro nk'uko byari bisanzwe. Yamano we nigeze ahakana ku byaha aregwa byose, yagiye abyemera ariko agenda asobanura n'impamvu yabyo. Ku cyaha kijyanye gukubita no gukomeretsa, Yamano yavuze yuko atigeze akubita umugore ku bushake, ahubwo byabaga ari bya bindi byo gushyamirana biri aho ngaho. Noneho ku cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge, Yamano ntabwo ugeze ahakana ko yanyweye ibiyobyabwenge, yavuze yuko yabinyweye pe, nk'uko ikigo gishinzwe by'ubuzima Rwanda Florence Report igaragaza ko yafashe ibiyobyabwenge biri ku kigero cy'66. Ariko Yamano we nigeze abihakana, yavuze yuko yego yabifashe kuva kera cyane akiri muto, ariko nyuma akaza gufata icyemezo cyo kubireka burundu. Ndetse nk'uko ibipimo bigaragara ko Yamano ubwe yafashe iya mbere akajya mu bigo twakwita bya rehab, bimwe bibasha gusubiza umuntu mu buzima busanzwe bigabanya ibiyobyabwenge. Bigaragara yuko Yamano agenda afata iyo miti igabanya ibiyobyabwenge bimurimo, kandi itegeko rivuga yuko iyo umuntu yanyweye ibiyobyabwenge nyuma akaza gufata iya mbere akajya kuba yagenda byikuzamo gake gake, icyo gihe agira ukuntu ababarirwa cyangwa se ibihano byoroshywa gake gake cyane. Yamano ubwe yafasha abaganga rwose bagenda bamufasha ku bijyanye no kugenda bamagabanyirizamo ibyo biyobyabwenge. Yamano kandi anakomeza avuga ati nyamuneka mumfashije mukambabarira byaba byiza cyane nkarekurwa, kuko ubu tuvugana umugore wanjye afite amezi 5 kandi urumva akeneye umuba hafi, akeneye ko nanjye namusanga tukazafatanya kurera uwo mwana, ariko muramutse mumfunze urumva ko umugore yabaho nabi ndetse n'uzankomokaho nawe akabaho nabi. Noneho tugiye ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho no kwangiza ikintu cy'undi, Yamano yavuze yuko atabihakana, yego yamennye telefone y'umugore we, atariko ati nagiye kumena telefone y'umugore wanjye, umugore we nawe yari yamennye iyanjye, ariko nyuma rwose nza kugira agatima nsubiza ubwenge ku gihe, ndagenda mfata amafaranga yanjye mugurira indi telefone. Ati nyamara icyo cyaha nanjye mwakimbabariraho, kuko urumva ko nashyize ubwenge ku gihe, kandi birakwiye ko umuntu agomba kwitekerezaho akagira icyo akora mu byo yangije. Tugarutse ku cyaha noneho cy'ubwinjiracyaha cy'ubwicanyi, inkuru ivugwa yuko umugore yatanze ikirego avuga yuko ngo Yamano yari amutwaye mu modoka, nyuma baza kugira ibintu batumvikanaho, hanyuma Yamano amukora mu modoka aramusohora rwose na nabi cyane, ngo umugore ahita afata moto, atega moto bisanzwe arigendera. Hanyuma Yamano akata imodoka akurikira umugore, arangije agonga umugore na motari nk'uko umugore yabivugaga. Yamano yisobanura avuga yuko ati yari impanuka nk'iyindi mpanuka, ati jewe nakoze impanuka nk'uko wagonga n'undi wari we wese. Ati imodoka buryo irimo ntago imodoka ngo ivuga ngo bituraziranye ishobora kugonga n'umubyeyi wawe, ibyo ni ibisanzwe. Ati jewe namaze kubagonga mbona ko ari we, ndahagarara mfata motari muheza amafaranga agiye gukoresha moteri yangiritse, ko motari ntacyo yari yabaye, mfata umugore mutwara kwa muganga ndamuvuza arakira, turataha tubana mu mahoro. Ati rwose nyamuneka iyo yaba bigaragara yuko nabikoze ku bushake cyangwa se yaba ari nk'icyaha, polisi yari kuza nk'uko bisanzwe ibikora igapima, hanyuma ikirego kigatangwa. Atari kubyo byose nta byabaye, nyamuneka rwose mushyiremo inyoroshyo, kuko icyo ntago ari icyaha, yaba ari icyaha banaragikurikiranyweho nk'uko bisanzwe bigenda mu muhanda. Ikindi cyaha noneho cyo gukoresha imvugo z'ivangura, ati rwose nyamuneka, ati umugore twabaga twashyamiranye hari ukuntu mutumvikanaho ukavuga nk'ibintu bitewe n'umujinya nawe akavuga ibindi, atari icyo ngicyo rwose cyo twakiyunzeho kandi turakibabarirana, kuko no mu kirego ntago kigize kigaragaramo, nicyo twababwiraga hejuru yuko kigize kigaragara mu byaha yaregwaga. Ku cyaha cyitwa ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko, ni ukuvuga ngo nta muntu ufite ububasha bwo kuba yakingirana umuntu mu nzu. Yamano we yakivuzeho yiregura ati iki cyaha rwose jewe ndacyemera, ariko
nago nakita icyaha kuko ni njye namukingiranaga mu cyumba nk'umugabo n'umugore kugira ngo tugire ibyo tunoza, kugira ngo twiyunge nk'umugabo n'umugore. Nago namukingiranaga mfite ikindi nshaka kuba namukoresha, twagira ngo twiyunge ducoce ibibazo byacu nk'abantu babana umunsi ku munsi. Ngaye nguko rero reka twinjire noneho mu tuntu kudushya twaranze rino buranishwa. Ariko mbere yuko tubyinjiramo, Iyamano ubushinjacyaha bwamukatiye ko agomba kuba afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Rero umunyamategeko we bamubajije ati se iyo minsi 30 urayumva ute, urayivugaho iki? Umunyamategeko rwose byagaragaye yuko adashoboye. Abantu benshi bamuhaye urw'amenyo baraseka cyane kuko ibintu byinshi mu bigaragara yarameze nk'aho atiteguye. Se abantu bibaje ati ntago yari yiteguye cyangwa niwe udashoboye? Reka wumve bimwe mu byaranze uyu munyamategeko abazwa n'umushinjacyaha. Yamubajije ati ese iyi minsi 30 urayivugaho iki? Umunyamategeko aravuga ati rwose mumubabarire ndetse rwose mumugirire imbabazi. Na cyane ko Iyamano we ubwe yemera ati ibyumweru 3 amaze muri gereza ati byaramwigishije kandi yabonye isomo, agomba kugaruka muri sosiyete akabaho nk'abandi nk'uko babayeho mu munezero ndetse n'umutuzo no gutanga umutekano mu rugo ndetse no mu gihugu. Umunyamategeko aravuga ati nyamuneka mubabarira ati mumurekuye agataha byaba byiza ati, na cyane ko dufite ingwate y'ubutaka twatanga ndetse dufite n'abatangabuhamya ndetse n'abamwishingira muri rusange akaba yataha nta kibazo rwose. Umucamanza amubajije ati se ingwate iri hehe? Umunyamategeko arayibura. Baramubaza ati se abo bishingizi bo bari hehe? Ati ntabo, ati kuko ati iyo ngwate ati ntabwo yari yajya muri systeme. Abantu bari baraho bose bakimara kumva ibyo munyamategeko bavuze ati bose barabumirwa baraseka bikubita hasi bose, nuko buri umwanya cyangwa se n'ubumenyi bukeya afite, kuko umucamanza amubwiye ati se ibyo utari washyira muri systeme, niba utabishyize muri systeme ngo tubyigeho nonaha, ubwo urumva byagenda bite? Ubwo urumva twabyemezwa n'iki ko bihari? Abo bishingiza se twakwemezwa n'iki ko bahari? umunyamategeko bararebana Iyamano babura icyo bavuga barumirwa. Hanyuma urukiko rwafashe umwanzuro yuko urubanza ruzasubukurwa kuri uyu wa gatanu ku itariki 5 z'uku kwa gatandatu. Tuzagenda tubakurikirana umunsi ku munsi, turahabaye nk'uko bisanzwe tubabera hirya no hino hatandukanye. Ndagushimiye twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Ciao turacyari kumwe. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.